urabona yuko ngaha hari sawa bireyo ringaniza twahagurutse azamura ko kuri roviye ya vitensi ugashyiramo vitensi yawe ukahita utwikira umara gutwikira ukahita ureba imbere y'aho ugiye noneho ukagenda ubara vitensi bitewe n'izemezo ikizame niba ari enye muri bukoreshe cyangwa eshanu niba ari enye ukagera hariya ku ikona ukoresheje vitensi enye ukahita ukuraho imwe ugasigarana vitensi eshatu uri kumanuka werekeza kuri rya kona uri bukatireho ugashyiramo vitensi ya kane amara gushyiramo iya kane ukahita ukuramo vitensi ebyiri urebanye n'umupolisi akagira gutya uhita upanguraho kabiri ugahagarara muri rimwe rimwe niyo aguhagurukirizamo yongera guhagarikamo wowe ucunganwa n'ikimenyetso cye ntabwo wibwiriza ngo uhagarare araguhagurutsa ugahaguruka ukaguhagarika ugahagarara wowe ugenda ucunganwa n'ibimenyetso bye twatangiye bikore nk'ikizami haguruka hagarara haguruka hagarara usoza ikizame aho ngaho sirikirasiyo uba uyirangije uyitsinze uyikoze neza noneho ukahita ujya mu ikona tugiye kujya mu ikona ryawe subiramo sirikirasiyo nanone kugira ugerageze ubikore neza ugeze ku ikona n'ikinyoteri umenye ko ugomba kugikoresha cyane urabona yuko ngaha hari sawa bireyo kona twagiye mu ikona ngaho ubikoze nk'ikizami aho ngaho biba ari sawa
tugomba guhita dukurikizaho na demarage. Konye bimeze bite mu buryo bw'ikizami majije gukora buri kimwe ku kindi, circulation nikona tukaba tugiye kujya demarage. Ubibonye gute? Byari bimeze bite? Byasaga nk'ibitoroshye ariko nanone nabonye ari bisaba kubifata mu mutwe, kugenda babishyize mu mutwe kugira ngo bitaza kukucika cyangwa se bikakuvanga cyane. Kandi biriya ukoze ni ibigaragaza umuntu wize akiga neza ahozaho nta gusiba, aho wundi uza akiga ejo akagenda akongera akagaruka hariya, ntago biba bimeze neza nk'uko ubikoze. Ariko iyo ari wa muntu w'ukwezi wishyuye ukwezi uhozaho biramworohera cyane, kuko ntabwo aba asiba, bisaba kuba ibya buri munsi ahozaho. Mbonye ubikoze neza. Ngubu tugiye no kujya demarage, reba uburyo uhagaze, uburyo ubikoramo. Ariko ndabona icyizere gihari kuri iriya tariki ugomba gukora ikizami, ugomba kuzacamo. Iyo ugiye kwiroba akaguru kawe uba ukegerejeho kumva yuko ufite balance mu kaguru, noneho warangiza ukaregera mburiyaje. Noneho ya feri y'ikirenge ubu yiriho wayifashe kugira ngo moto itaza kugusubirana inyuma, yasubira inyuma ugakora kuri bya kona baba bagusize inyuma, noneho ukayifata ukumva ko wayifashe, ukaregera karerorante. Noneho uba urebana n'umupolisi hari imbere. Noneho waba uri kurebana n'umupolisi umanikisha amaboko nyine akubaza yuko witeguye. Iyo agize gutya guhagurukije ngo gwino, ntabwo ari kwita uhaguruka, urabanza ukumva yuko umeze neza. Yagira gutya aguhagurutsa ugahita uhaguruka, ko ntabwo bikora mu kanya bikubwiyemo ngo ubigire vuba vuba utaritegura neza. Ubu tugiye kujya hariya ngo uhagurutse, uhaguruke neza wumva yuko witeguye. Twahagurutse, twahagaze, twahagurutse, twavuyemo vitensi, subirayo nanone, ukoze kwizigizaga ko haguruka neza mutiringaniye. Twahagurutse, aho ngaho hagurutse neza cyane. Haguruka, kuramo vitensi yawe dusoza ikizame. Sawa, aho ngaho naho ni sawa. Hagurutse neza rwose, ni sawa. Uhagararaho, twahagurutse, ntugakure hita ku kurezi rivara uramo. Iyo wakuye hita ku kurezi rivari ubura kiribure, ugasanga moto igushyizeho zigizaga. Subirayo urobe neza nanone nk'uko wabikoraga mbere. Ringaniza, twahagurutse, twahagaze, twahagurutse, twahagaze,
ubona ko aka ngaka ugasoze neza ugakosoye kubera kwa kundi mbikubwiye urabikurikije aha ngaha. Demarage nk'uko wabibonaga tuva ku kibuga muri circulation n'ikona, ubonye demarage bimeze bite? Demarage nayo nta kibazo. Demarage nabonye nta kibazo, usibye ko bisaba hari kubikora kenshi kugira ngo byende mbimenyere, ariko ubundi bwo mbonye nta kibazo. Nanjye uburyo mbibonyemo demarage none irimo iraduha ishusho y'iriya tariki kugira ngo uzajye ku kizame, amahirwe menshi ari ukubibona ntugategure, kuko ibisabwa n'amasomo n'ibisabwa n'ibikenewe ku kizame mbonye hano bikoze neza. Sawa sawa, amahirwe masa.